Vamos. Humura. Kumana. Usikunda gushakisha rero mu cyumba nziko ari buryamye kumbi wiziye muri iki cyumba cy'abashyitsi. Nibiteze. Gatutse kare kanwa usikunda. Gahunda ibira no kuri kwimana. Hanyuma ubu ngubu urambara ryari, uritegura ryari, uri amasaha yagiye. Ndakuze bazaguhindurira izina pe. Urahinda cyane umusara cyahari. Ariko ugomba kuba witeguye. Nose abakwe nibaza nibwo uri bwitegure. Nge rero nigiriye muri saa 10 ngo ngende bampindurire kabisa izimvi. Umva basigemo agakanta ku buryo nkazo banasokoze neza ku buryo nza nabaye wundi. Nibyo ngibyo mpereza amafaranga. Kusuko kuhinda nawe ibyo nkubwira. Ubu rugiye muri salo kujya guta umusatsi ugiye kuhinda ushaka wawihore. Bese urahisha imvi unayenge guhisha imvi. Hanyuma ngiye bazaseke aze avuge ngo ngo murabizi ukuntu nigeze gusanga ngo mabukwe ameze ngo uzi ko ngo atatara afite isuku ngo ibivi bibeze gutya. Oya reka ngiye muri salo bancongera umusatsi bawugire neza yo kuzasuzugurira umwana. Oya ibyo rero ngo ubwo nawe nta mafaranga afite ubwo uriyishyurira umusatsi. Kabiri kangahe nigeze niyishyurira salo? Kabiri kangahe? Kwigisha umuzi imico mibi niyo ngo kabiri kangahe koko? Ngwiki? Ko reka twumvikane ku kintu. Sibyo? Umenya ko ibintu byose ni ukuzuzanya. Tukumvikana. Ni ukuzuzanya. Nk'ubu ntafite ushobora kuyitangira. Kimwe nuko nanjye ndamutse ngiye muri salo. Tukumvikana. Ngasanga nta mafaranga afite. Banyishyurira. Okay, hanyuma ibyo ngibyo uri kumbwira ko hano mu rugo nibwo nkora akazi kose haruko nkavangura nkavuga ngo okay iyi ngiyi ni imirimo yawe uraza kwikora ngo ubundi nawe nguraza kugira ute ngucya uraza guteka saa 6 ngo ngenze guteka nibwo byose nta gusanga byarangiye n'ubu nta munzi kubera ko wabonaga ndi kugira wingaruka hano ngaruka ukavuga ngo urushe kuruhuka. Reka rero mwereke tugurane noneho tugurane nanjye gushaka amafaranga nawe wirirwe hano mu rugo ubundi ibintu byose nimba ugiye gufura unafurire twatundi twanjye tw'imbere. Noneho ikintu mfa nawe ni kimwe dutangira ingingo imwe ukayivaho ukayitangira uravanga utangiye none se ndi kuvanga guturugira ngo bigenze gute none uri kwigira ibiki wavuseka umuhoza atatwumva umuhoza nawe abyumve ko nawe agiye gushaka. Ariko wibuke ko ari abana ntabwo ari mu myaka nk'iyacu nabubu ukumva. Hanyuma abubu bwo bafurira umugabo hanyuma akanga gufurira n'umugore. Yego ariko umva bakamubwira umugore gaho nta mukobwa w'ubu ushobora kwemera gukora imirimo yose yo mu rugo ibibaho. Kubera izihe mpamvu niyo mpamvu rero nanjye shaka yuko nyine duhindura tugomba guhindura ukaguma mu rugo nkajya gushaka nanjye amafaranga nkajya gushakisha hanyuma nawe ugakora byose byo mu rugo. Tubihindure. Ariko kuva igihe twavugiye wigizanya nkana kumbi ibintu byose ubizi kamubwire hamuhoza amahoro kuko ndumva byose nta kimwe utazi cyangwa wabihinduraga ubihindurira inyito kubera ko byari bikwerekeyeho. Reka maze nkubwire ngewe ibyo nkora ndabizi cyane n'ibyo mubwira buriya ndabizi cyane kandi nzi n'ubwenge. Muhoza wanjye naramwibyariye ndamuzi. Hagiye gushaka uriya muhungu agiye gushaka ntabwo yakuze ari ibyo papa wakora nimba hari ibyo bamukorera n'ibyo bihimba bigenda gute agere mu rugo abibone gutya ahita avuga ati reka da ngewe ntabwo najya muri ruriya rugo ngewe hise senya kubera ko nabubu. Oya ntibishoboka agomba kugenda nkamwinginga tugakora ubukwe abantu bose bakabibona wenda yazanagaruka ntacyo ariko yagiye. Ndabyumva hanyuma ariko nawe ntugakabye kubyumva tumenye ko twebwe turi bakuru bakari batoye sibyo. Neza nagendeje ubundi washakaga kugira ngo ujye n'ukuri kw'Imana nze sange witeguye byuka aho ngaho pe. Ariko n'ukuri kw'Imana njye ntabwo nshobora kumisa turatumuza tw'abagore pe. Nakwemera nkagenda ngapagasa ngashakisha buri kintu cyose nkamuzanira amafaranga nkamuhereza. Ariko se wese kameseri yanjye kwayimesa ngaceceka. Ese buraramutse abonye akazi ngiye nkaba umushomeri yajyaza agahita adamarara mu ntebe akicara gutyo gusa ngo ubwo mu byose yabikoze. Ariko umunsi abagore baduhaye fagitire aho imizinga ntizavamwe imyibano.
kumana kuri kuzi nyonyo sikaza ngo rumujuru naje gutangura papa ariko mamugira drama koko papa aryamye mu gikoni oya aryamye ahangaha kandi nakubwiye ko ngiye aryamye hano muri kino cyumba cy'abashyitsi neza gutya ku buryo biteganye hanyuma se kuri n'agakapu uri kwerekeza none ntabwo ugiye muri salo sinabikubwiye se ngiye muri salo da ese birangiye ugiyeyo none ngomba kugenda akaza asanga rigameze neza kandi nabikubwiye urabona aho amasaha ageze koko kuki nusana amasaha atagiye ndirukanka muri mu munota umwe harya n'iryari nisanganye ni mukanya nyine baracyabura mu isaha yose ariko bucya busa wateguye ibintu byose muri salo haratunganyije uriya yamaze guteka ibiryo barahita babizana hari ikibazo oya ndagitanze ariko wowe ahubwo umva ikintu naje kubwira uragenda mu cyumba muri garderobe urabona iriya kositimu ya papa wawe harimo ishati y'umukara ntuyimu umuhereze iy'icyatsi irimo abantu bitera neza ku buryo urira nimba ipantaro yigoreye ku buryo ahagarara ukabona bimeze nka gutya uri ko nyumva uyimutereye umugirire neza nawe abyuka yambaye noneho ikindi na za nkweto ze nari nazihanaguye wongere ucisheho akantu nyine ugire gutyo urabona n'idongo ushobora kugira ukikandura akoma ubu harya ngo ntabwo yabyikoreye ndabikora sawa ndaje ngaho ugende rero ubanguke mana yanjye ubu kubaka nyine umugabo ni ukwiryamira mana yanjye ubu papa araryamye ntashobora kubyuka ngo nihanagurire inkweto kwera shangiye niba ari ukubaka bimeze rwose ndabona ntazabishobora pe aha